Shalom shalom, Yesu ashimwe, ndabaramukije mwese abazinduka tugasenga mu gitondo, buri wese n'igihugu aherereyemo. Shalom, ndabashuhuje, muri kumwe nanjye Mame Benezeri. Karibu dusenge. Reka dusome Yohana 14 umurongo wa 16. Yohana 14 umurongo wa 16. Nanjye nzasaba Data, nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose. Undi mufasha hano wavugwaga ni umwuka w'Imana. Umwuka w'Imana ni umufasha. Mu mazina y'umwuka wera, umufasha ni rimwe mu mazina ye. Amen. Nanjye nzasaba Data, nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose. Ni ukuvuga ngo umwuka wera abana natwe ibihe byose. Reka muri iki gitondo dusenge, tubwire umwuka wera we mufasha agumya adufashe. Ereka mwuka wera ahantu ukeneye ko yagufasha. Ese ni mu gusenga, emerera umwuka wera w'Imana umubwire ngo mwuka wera ndi hano, nagiraga ngo ufashe gusenga. Nibi ndi gusengera, ngwino umfashe gusenga, ngwino umfashe kubisengera, ngwino unyigishe uko nabisengera. Umufasha, haleluya. Umwuka wera ngo azabaha undi mufasha. Haleluya. Nuvuga ngo hari umufasha twari dufite, Yesu Kristo, ariko Yesu Kristo yaragiye asubiye mu ijuru adusigira umwuka wera. Kandi Yesu Kristo yagiye yabanaga n'abigishwa, ariko kugira ngo Yesu agende yagendaga n'amaguru, akagenda mu bice bitandukanye. Ariko umwuka wera we abera hose cyarimwe. Niyo mpamvu dusenga turi hano bigakoreka, bigahinduka. Haleluya. Reka rero uyu mwanya uwereke umwuka wera w'Imana ahantu hose ushaka akagufasha. Ese nta madosiye, bwira umwuka wera w'Imana ngo mfashe ibi bintu. Muri iki gitondo twereke umwuka wera w'Imana ahantu dushaka ko adufasha. Ese ni ibihe uri gucamo kugira ngo abigufashemo ibyo bihe ubashe kubicamo neza udacumuye. Umuntu abashe kubicamo neza atananiwe urugendo rw'agakiza, atananiwe urugendo rw'ubuzima. Ereka mwuka wera ngo naha mwuka wera, ndashaka kumfasha iki. Ese n'abana ushaka bagufasha, ese n'uwo mwubakanye ushaka umwuka wera mugufasha, bwira umufasha umwuka wera, umubwire ngo umwuka wera narinje, ariko ni iki ngiki kinzinduye. Ahangaho umuntu wese ari buze kwisengera, kuko aho dukeneye ko umwuka wera dufasha haratandukanye. Ngo nanjye nzasaba Data, uyu ni Yesu wabivugaga, ngo azasaba Data Imana Data, ngo nawe azabaha undi mufasha. Twaramuhawe, ntabwo ari igihe cyo gusaba umufasha. Oya, umwuka wera yaraje, byakozwe n'intumwa 2 uhereye ku murongo wa 1 kugera ku wa 4. Reka mpasome mwumve. Aravuga ngo umunsi wa Pentekote, uko umwuka wera yamanukiye intumwa. Umunsi wa Pentekote usohoye, bose bari bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima. Nuko umuriro ubatungura uvuye mu ijuru umeze nk'umuyaga uhuha cyane ukwira inzu bari bicaye. Ni ukuvuga ngo yaraje, haboneka indimi zigabanije zisa n'umuriro, ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo. Bose buzuzwa umwuka wera, batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko umwuka wera yabahaye kuzivuga. Umwuka wera yaraje. Haleluya. Kandi iyo twakirese umwami n'umukiza, natwe aza muri twe. Imana ishimwe nuko protokoli imeze nuko bimeze. Noneho rero hano muri Yohana 14 ko bakavuga kuri uyu murongo wa 16, ngo nange umwuka wera w'Imana twaramuhawe. Ni umufasha rero. Rega ngo twemerere umufasha umwuka wera kudufasha. Tumubwire ni hehe ufite intege nke, mubwire ngo umwuka wera ni ahangaha nagiraga ngo mfashe. Nsomye mu byakozwe n'intumwa kugira ngo tumenye neza duhishukire umwuka wera yaraje. Muri iki gihe turi kuzirikana Pentekote ko umwuka wera yaje, umwuka wera ari muri twe, umwuka wera akorera muri twe, umwuka wera abana natwe. Ndagira ngo duhaguruke twese, buri wese ni aho ushaka ko umubwira, uhamwereke agufashe. Turatangira akaza akadufasha. Ntago tubiterera umwuka wera ngo abikore, hoya, ahubwo turakora nawe akaza akadufasha. Niba ari amasengesho turasenga, bavuga ati nayibiri nay'umunsi umwe, turasenga ariko ukamubwira ati mwuka wera ndi hano, ngiye gusenga ariko narinje ngo mfashe, ngiye gusengera iki nicyo nifuza, nahangaha nifuza kumfasha, dore ngiye kubisengera n'urugero ntanze, ndifuza hanaha ngwino ufashe, dore n'amaboko yanjye mwuka wera, dore ngibi ariko natangiye, ariko nagiraga ngo wowe uzumfashe. Umwuka wera umufasha iki gitondo, umubwire ngo mfasha aha
aha n'aha, dore ibyo nge nkoze, dore aho imbaraga zanjye zigeze, dore n'ibi ngibi narinje ngo mfashe. Tumwemerere duce bugufi adufashe. Ni umufasha twahawe. Twe kwikorera imbumburi z'ibibazo n'imitwaro, ahubwo twe kwikorera ibintu usanzwe turi kuruha, kandi dufite umufasha twahawe. Tumwemerere adufashe, tumuhe umwanya adufashe, akore. Reka tureke umwuka wera nawe akore muri twe. Reka tureke umwuka wera nawe agire imirimo ye igaragarire muri twe. Haleluya, haleluya. Reka tureke umwuka wera nawe asohoze ibyo nyine nawe yadutumweho ku isi. Ni ukudufasha, twe kumutangira, twe kumubuza, twe gukora ibituma ataba muri twe, ibituma yishekera, oya, ibituma ajya kure ya, oya, ahubwo tumwemerere arusheho kuganza ndetse adufashe muri byose. Ni byose ngo nanjye nzasaba Data, nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose. Abana natwe akadufasha, abana natwe akaba muri twe, abana natwe agakorana natwe, agakora. Haleluya. Imana ishimwe. Data twese ahabwe icyubahiro iki gitondo. Emerera umwuka wera w'Imana agufashe. Reka umwuka wera w'Imana agufashe, nanjye amfashe. Tumwemerere akore, tumwemerere adufashe, tumwemerere, tumureke, tumutumire. Umwuka wera ntabwo ajya yitumira, oya, ni muri demokarasi kwa Yesu. Iyo tumubwira umwuka wera ngiye gusenga, araza, mpumura amaso, araza akayahumura, nyereka uko ndi bwitware, arabikora. Dupfa kuba twamuhaye umwanya, twamuhaye rugari ngakore. Ariko bisaba ko tugira icyo dukoze, we azaje kudufasha. Ntitumuterera ngo abikore, oya, azaje waje kudufasha. Ni ukuvuga ngo hari icyo tugomba gukora, nawe akaza akatwunganira, akadufasha. Yitwa umufasha. Shalom. Umunsi mwiza. Reka mvuge ngo emerera umwuka wera w'Imana. Reka umwuka wera w'Imana agufashe, amfashe. Shalom. Hari hagomba gukurikiraho amasengesho, ariko hano umuntu wese arisengera, kubera ko tugomba gutunga urutoki aho dushaka ko umwuka wera adufasha. Umunsi mwiza. Pentekote nziza.